ngira ngo iyi ni inkuru izwi neza yuko guhera saa 9:30 mu mashuri mu Rwanda amasomo azaba yahagaritswe. Abanyeshuri benshi, ababyeyi, abafatanya na leta, NGOs zitandukanye, abakunda uburezi muri rusange barazi neza ko saa 9:30 bazaya bakira abana. So abakozi bajya gufata abana ku ishuri muri primaire batangiye kwitegura yuko saa 9:30 bagomba kujya gufata abana ku ishuri. Ariko se mu by'ukuri no kuri muri iki kiganiro ngiye kubabwira amasomo ateganyijwe nyuma ya saa 9:30 araza avuguruza ibitekerezo byawe kuko waruzi neza yuko saa 9:30 ariho umunyeshuri agomba gutaha avuye ku ishuri. Wa mwarimu waruzi uko azajya aratoka saa 9:30 akagenda mu mirimo yiwe byasubiwemo ntago ariko bikimeze. Aha rero ndagira ngende mbabwira ibyiciro uko ari bine, ubwo ari ibyiciro cya primaire lower primary n'icyiciro cya primaire upper primary, icyiciro cya secondaire twita tronc commun cyangwa se O level, akaza n'icyiciro cya advanced level cyangwa se upper secondary, bazajya biga amasomo atandukanye. Ahanga muraza kunyemera ko naraza gufata umwanya munini, ahubwo ndagira mu by'ukuri mbabwire aya masomo noneho mumenye nicyo azabafasha abana banyeshuri. Twa dusanga tuzi yuko abana ku ishuri biga mathematics, abandi bakiga Kinyarwanda, English, French, SLS cyangwa se religious and what. So ariko uyu munsi guhera saa 9:30 programu ntekeza iri gukorwa bashizemo ibyo twita kuba curriculum to be taught cyangwa se amasomo agomba kwiga atandukanye nayo mwarimu yamwigisha. Bivuga ngo nyuma ya saa 9:30 mwarimu azafite kandi kazi ko kuba akurikirana abanyeshuri kwa no masomo tugiye kubabwira. Muri lower primary isomo rya mbere kuko na amasomo atandatu nibyo twita PESA cyangwa se physical education activities. Noneho isomo rya kabiri ni INLS, itorero and life skills. Isomo rya gatatu ni ERA, English reading activities. Isomo rya kane ni KRA, Kinyarwanda reading activities. Isomo rya gatanu ni FRA, French reading activities. Irya nyuma ni CAA cyangwa creative arts activities. Nayo masomo atandatu. Ndagusaba ukana subscribe kuri chaîne niba ari ubwa mbere kandi ugakanda like ku kino kiganiro cyacu kugira ngo kigere ahantu hashoboka hose kumva na makuru y'ingenzi urukumva. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro tubonamo amasomo atandatu nanone ni upper primary cyangwa se guhera mu kane primaire, mu gatanu kugeza mu gatandatu nabo baziga mu masomo atandatu. Irya mbere ni FRA twita French reading activities. Irya kabiri ni CAA, creative arts activities. Irya gatatu ni KRA, Kinyarwanda reading activities. Hano bagomba kujya basoma Kinyarwanda mu gihe isomo rya kane ari ERA cyangwa se English reading activities. So bagomba kwitoza kijyanye no gusoma Icyongereza neza. Irya gatanu ni INLS, itorero and life skills. Irya gatandatu ni PESA cyangwa physical education activities. Umwana muri primaire wese wiga upper primary ibi bintu bizabimureba guhera nyuma ya saa 9:30. Nuvuga ngo nta mwana ugomba gutoka ikigo, yatoka ikigo abishinzwe akaza ku muhana by'intangarugero. Nitiyo muri tronc commun ariho babana batangiye gukura, aho tuzabonamo amasomo agera kuri atandatu nanone. Tuzabonamo ijambe twita KL&L, Kiswahili language and leadership. Bazajya biga isomo bigisha cyangwa se bafashwa mu kwiga Igiswahili, ururimi rw'Igiswahili n'ibijyanye n'imiyoborere. Noneho ijya kabiri abari FLNL cyangwa se French languages and leadership. Bazajya baritoza ku kijyanye n'Igifaransa ndetse n'imiyoborere. Ijya gatatu bige ikijyanye na ERNL cyangwa English languages and leadership. Bazaba barita ku rurimi rw'Icyongereza n'imiyoborere. Noneho ijya kane bige INLS, itorero and life skills.
rigomba kuzaho. Urumva iri jambo itorero and life skills ni ijambo rikomeye kubera yuko muri primaire ibyiciro byombi ririmo no muri tronc-commun rijemo. Irya gatanu hazemo PTA cyangwa pre-technical activities, ibyibanze bikenerwa ku mirimo ya tekinike. Irya gatandatu ni PESA cyangwa se physical education and sport activities. Nitujya muri advanced cyangwa se icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, aha naho tuzabonamo ibyiciro. Murabizi yuko ahangaha harimo ibyiciro, ntago abana biga mu kavuyo, habamo departement, ariko igihe hari ahangaha nuko harimo departement ya mbere ibamo ibyo twakwita munyemerere wenda ndibabwire ni MS1 and 2, noneho hakaza ikindi cyiciro cyangwa departement cyangwa department ya ARH cyangwa se ARH, noneho hakaza n'icyiciro cya kabiri cya LGES. Aba rero ngiye kugenda babwira ibyo bazitaho kubera yuko namwe mubikeneye. Ku muntu barizwa muri kiriya cyaciro nababwiye cya MS1 Mathematics Science Stream 1 and Stream 2, bazajya bariga yes, ibintu byiza cyane. Bazajya bariga STEM and IA cyangwa Science, Technology, Engineering and Mathematics and Innovations activities. Noneho icya kabiri bige ILNGCA, itorero life skills, guidance and counseling activities. Urumva yuko aka kantu kari kuza hose ni ingenzi. Iri somo rirakomeye. Hari hakaza L&L, language and leadership activities. Noneho twaza ku isomo rya nyuma hano baziga ni isomo bita PESA, physical education and support activities. Ahangaha ni Mathematics Science Stream 1 and Stream 2, MS 1 and 2. Noneho tujya kuri department ya ARH, ho bazabiga amasomo agira muri 4. Irya mbere ni innovation activities, ibijyanye na innovation. Irya kabiri ni GCA, itorero life skills, guidance and counseling activities. Byumvikana yuko aha nabyo biragarutse. Isomo rya gatatu ni L&L, language and leadership skills, zigwa hangaha. Irya kane ni PESA, physical education sports activity cyangwa se physical education and sports activities. Ahangaha rizigwa hangaha. Irya nyuma cyangwa department ya nyuma twise LGES, habamo amasomo 4. Irya mbere ni innovation activities. Irya kabiri ni ILNGCA, itorero life skills, guidance and counseling activities. Naho urumva bigarutsemo iri somo ni ingirakamaro mu bigo by'amashuri. Irya gatatu rikaba L&L cyangwa se language and leadership activities, bibango ibikorwa bijyanye n'ubuyobozi cyangwa se n'indimi. Kaza PESA, physical education and support activities. Ibi nibyo byashizwe mu bizajya birakorwa nyuma ya saa 9:30 kugera saa 11. Byumvikana ko nta mwana ugomba gutaha, nta mwarimu ugomba gutaha. Umwarimu wese agomba kuba ari gufasha abanyeshuri muri kino gihe aho babarizwa mu mashuri yabo. Vuga ngo automatically birumvikana yuko umwarimu agomba kuba ari mu ishuri, nubwo azaba gutanga isomo ari gukora supervision ya bino bintu. Ariko nanone kwa gatanu murabizi ko ntago abanyeshuri bazajya bariga guhera saa 9, aho bazaba baribera bajye muri siporo mu rugo bigendera rwose. Bivuze ngo abarimu bo kwa gatanu igihe abanyeshuri batashe bazajya barasigana bari gukora icyo batwakwita CPD cyangwa se continuous professional development. Iri ni gahunda yo gukeneka ubwenge bw'umukozi wese muri rusange, cyangwa se niho handi babona training zitandukanye bigirana aho bitewe n'abayobozi babo. Bivuze yuko aha naho azaba ari igihe cyo gukora cyane. Najyanze kubagezaho ino gahunda cyangwa se ano masomo mashyashya agomba gushigwa muri timetable mu gihe tuzaba tugeze cyo gutangira mu kwa 9 tujya mu mwaka w'amashuri wa 2026 2027. Ese wowe urumva ano masomo hari ikintu azafasha umwana wawe?
ni iki wakwifuza cyahinduka kuri bino bintu, cyangwa se urabona bihagije neza? Reka nkubwire ngo ibyo twashaka kubabwira ni ibingibi. Shishikariza umuntu wese niba wadukunze kugeza kano kanya ukanda subscribe mbere ubwa mbere, shinga n'abandi biganiro byacu ukanira ku kiganiro, urawuduteye inkunga ikomeye cyane. Bye bye, turi mu bindi biganiro bikurikiraho.